icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha iri ni isengesho umbere y'umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha abo dusangiye umurimo ubahemure ubagasanire yuzuye datuborohereze icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha icyo nsaba we tugumane niba nkugiriye umugisha abo dusangiye umurimo ubahemure ubagasanire yuzuye datuborohereze ubagasanire yuzuye datuborohereze iri ni isengesho umbere y'umutima ndasaba ituze muri sale tubane ninjye ugiye kuyobora Heal Fest nitwa Ndayishimiye Rugaju Regan ndi umunyamuryango wa Healing Worship Ministry ndashima Imana cyane kubw'ubwo buntu nagiriwe niyo mpamvu mbere yuko dutangira ngiye gusaba umukozi w'Imana uri bubanze kundambikaho ibiganza kugira ngo muri aka kanya uyu muhango mbashe kuwukora neza cyane murabinyemereye murakoze cyane reka nsabe mama Bishop niwe ndi kubona imbere yanjye aze andambikaho ibiganza kugira ngo Imana ibane nanjye aheshe umugisha ibi birori tugiye kugisenge data duciye bugufi mwiza baduteguriye kugira ngo tuze kuramya no guhimbaza imitima yacu yiteguye kumva ubushake bwawe muri uyu mugoroba niyo mpamvu tubashije guca bugufi cyane imbere y'amaso yawe mwami kuko twebwe turi abantu ntabyo dushoboye byose tubishobozwa nawe nyemerera rero muri uyu mwanya tukwereka umuyobozi wa gahunda ugiye kutuja imbere muri uyu mwanya ntaba ari we ntaba ari imbaraga ze ntaba ari ubwenge bwe ahubwo wowe mwami umushoboze kuri byose abaririmbyi bagiye kutuja imbere muri uyu mwanya mwami ntaba ariho imbaraga z'umwuka wera zibamanukire zibakoresha ibikomeye natwe twaje kugira ngo tugabane uyu mugisha wo kuramya no guhimbaza muri uyu mugoroba tuzanye imitima yacu niyo ducishije bugufi mwami kugira ngo uyumvire imbere hano zikubere umubavu uhumura neza mwami data tuze twizeye tuzi kuko ukora ibirenze ibyo twebwe dusabye mu izina rya Kristo Yesu amen.